Mwami Yesu tugushimiye kuri uno munsi wa nyuma w'akazi uduhaye. Mwami turawukwiragije mwami kugira ngo ubane natwe, abanye natwe muri kino cyumweru kuva kwa mbere mwami, none kuri no wa gatanu mwami turasize kugira ngo tubere umunsi w'umugisha. Mwami turasenze kugira ngo wite kuri bano bene data bateguye ubukwe, nibyo wabahaye abo bakundana, bageze mwami mu gihe cyo gukora ubukwe, imyiteguro igeze irarimbanije, ariko baracyafite ibintu byinshi babura mwami, baracyabura amafaranga, baracyabura mwami ibikoresho bimwe na bimwe kugira ngo ubukwe bwabo bugende neza mwami barinde stress mu izina rya Yesu, bakorera igitangaza mwami, ni wowe watangije uyu mushinga ku bwabo mwami, ndabasenge kugira ngo wafungurire imiryango mwami, bahuze n'ababashyigikira mwami, bahe umugisha mwami, batera inkunga mwami. Yesu igaragaze mwami, ndabizi ko nuyigaragaza ku buzima bwabo bazagushima mwami. Twifatanyije nawe bene data rero bari muri iyo myiteguro kugira ngo mwami ubiteho, ukunda ubukwe mwami, urabushyigikira mwami, bakorera igitangaza. Yesu fungura imiryango ku bwabo, urakoze kubakorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo, amen.